zatuma kuntera hamwe maze tumarugo niyo mpamvu nsaba Secretariat National, niyo mpamvu nsaba umunyamabanga mukuru wacu kumvikana n'abacuruzi kugira ngo dushake ibitambaro by'intera hamwe. Kuko intera hamwe yo ziri mu mwambaro wazo ziraberwa rwose basanga nibashake rero barambwiye ngo icyo gitambaro cyahenda ariko nticyahenda kurusha indi myenda tugura. Nibashake ibitambaro by'intera hamwe zambare zigaragara. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzababwira intera hamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abre bo bakwamamaza nibanyamamaza hari icyo se ariko nziko abazanyamaza cyane ari intera hamwe kuko turi kumwe. Igihe rero nikigera nzabatumaho mwese, nzababwira intera hamwe ni tujyane. Barambwiye ngo we ngo nujya kwiyamamaza ngo uzajyana abasirikare bawe ngo kugira ngo abre bo bakwamamaza nibanyamamaza hari icyo se ariko abavuga ngo demokarasi yo mu Rwanda ngo amatora ngo n'ubundi kizayavamo turakizi hari icyo se nuko ibihe bihinduka vuba, bigenda bihinduka vuba. Ibihe byahindutse vuba, ntabwo ntitwashoboye gukora ibihagije. Umuntu ajya kubamareramo rwose umujinya, bakagira icyo bajyana bavanye mu Rwanda. N'abariya bandi baducitse bakambuka ubu bakaba bagaruka tukabakira neza tukabasubiza mu kongera kuba mu Banyarwanda. Ikijya kimbabaza ntabwo twabonye umwanya wo kugira ngo bamwe bo kugera hakurya baje. Nubwo bwose nyine bariya iyo bashyushye cyane bishe Kizito muzaze mu muhorere kuvuga gusa muvuga ubusa. Ari muri kandi impunzi hari Abanyarwanda bonyine bashobora kugira seriye ndigeze no ku bantu 100, 200, 300. Ariko niba ari ahantu nko mu Rwanda, par exemple mu Rwanda twari twarashyizeho ko batagomba kurenga kugera kuri 5 serire, kaba 5 ndetse uwa serire n'uyu ntibagomba kumenyana, gusa akamenyana n'uwo hejuru ubashinzwe hejuru. Uvuga ngo namwe mwarakoraga rero? Twarakoraga nabo ngabo barimo bagendaga bagira twabagati tunabazi bamwe namwe tuhagira inama tuti na mugende niba ari muri MND mujyemo, niba ari muri MDR mujyemo, muri MPR PSD murimo kugira ngo batazabona ko muhasigaye inyuma aho ngaho. Kumva iki kiganiro, kuba wakubaka inzu nziza cyane ukavuga ngo ubonye amahirwe yo kubaka inzu nziza cyane muri Kigali, ushaka ko abantu bagutangarira umwana wawe ntazayibemo, ibyo bintu ubundi ni ubugoryi. Kumara umwanya munini ukanahugira mu ibyo bintu ukubaka inzu ariko utari kubaka igihugu, nibyo bizatuma ushobora kuyubaka umwana wawe ntayibemo. Kandi ibi bintu mvuga ntabwo ndi umuntu w'umusaza, ariko ibi bintu ni ibintu Abanyarwanda bumva neza barabizi, n'ingaruka zo kutumva igihugu no kutita ku gihugu. Mu yandi magambo ubwo nge nkaba mvuga ngo kubaka igihugu birenze kucyuzuza amazu maremare, birenze ibyo bintu bigaragara, ahubwo no kubaka za ndangagaciro mu bantu, no kubaka abantu. Kuko naje gusanga niba hari ikintu cyoroshye, nongere nanabisubiriremo aha, niba hari ikintu cyoroshye mu kubaka igihugu no kubaka inzu, kugishyiramo amazu. Ikintu gikomeye no kubaka ikintu nita filozofi cyangwa imyumvire, kuko iyi myumvire imaze gutungana iterambere ririhuta. Ibi ngibi ugiye mu iterambere ry'Abanyaburayi babikubwira. Ikintu kigoye ni ikintu cyitwa kubaka mu mitwe y'abantu, ntabwo ari ukubaka ku butaka bw'igihugu. Kubaka imitwe y'abantu nicyo kintu kigomba gutwara umwanya munini, kigatwara amafaranga menshi.
hari ubutabera burakora hano mu gihugu, tuzabageza mu butabera. Hari ubutabera butandukanye, hari ubumwe tumenyereye kurikiza amategeko, hari ubundi butabera iyo wigize Rutare hari ubundi butabera tubagezaho bene abo ngabo, nabwo turabufite. Nk'uko mpora mbivuga, jenoside iradushinyagurira twe nk'abatutsi bacitse ku icumu, ishinyagurira abahutu batakoze jenoside, yabagize igikangisho bituma n'umuhutu utarakoze icyo cyaha yiyumvamo nk'icyaha kubera ko ari umuhutu, agatotezwa, akihisha, ndetse bamwe bakemera n'ibyaha batakoze kugira ngo babeho. Ibyo bintu turashaka kubirandura mu Rwanda kugira ngo twubake u Rwanda umunyarwanda yiyumvamo ko ari umunyarwanda, yiyumvamo ko atagomba kuzira ubwoko bwe cyangwa akarere cyangwa haturuka. Iyo niyo ntambara turimo turwana, kandi twese hamwe tuzayitsinda. Inkotanyi zatwiciye abantu batatu, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo na wa mwana wishwe na Katyusha babaye bane. Tugerageza rero kubana na uriya murumuna wanjye, ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, we afite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza rimwe ne wacu umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama witwa Julienne, atushakira umuryango ngo tubane, kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira, no kubarazaga gufata inzu bakakuvanamo bati inzu yabohowe na fandi. Nashatse no kujya mu bintu byayibuka niki, ariko ugasanga abatutsi babirimo bambaza aho jenoside yabaye ndi, bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu, ariko ababyeyi directe bishwe n'inkotanyi, bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu, ndetse bituma binyigisha ibintu ari byo abantu benshi banambonaho ntibabyumve. Nta kuri gufatika guhari, kubera ko Kagame ibintu akora ibintu kenshi by'ikinamico mu butegetsi bwe, ariko noneho wagaruka kuri bariya abantu yafunze, urasanga nanone ari abantu bari mu bibazo n'imanza z'ibyo bakoreye abanyarwanda, bashinjwa haba mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Cyane cyane nka General Bingira ari umwe mu bantu bishe impunzi z'abahutu zari ku Gikongoro, ndetse yagize n'uruhare mu kwica abasenyeri Igitaramo. Akaba ubwo bufatanyacyaha abo ufatanije n'uriya mu generali wundi bita Gumisiriza, nawe babishinjwa hamwe, kandi mwabonye ko mu Rwanda abana baciriye urubanza rwa Nyirarureshwa, bakavuga ngo barabafunze bakabarekura. Uriya n'umwe nawe ufite ibyaha yakoze bijyanye no kwica mu basirikare, harimo abasirikare bakuru yagiye yica, ndetse akaba ari umwe mu bantu bari bakuriye DMI, ni ukuvuga iperereza rya gisirikare. Akaba ari umwe mu bafite uruhare no mu bikorwa by'ubwicanyi n'ubu bukorwa ari ubugenda bukorerwa hanze y'igihugu cyangwa mu gihugu imbere, bukorerwa n'abasirikare. Hakagaruka rero Colonel Dani Munyuza mu muzi mu bikorwa byo kujya kwica abantu bari hirya no hino ku isi. Karasira navukiye ahantu bita Irwaniro, Imwendo, umurenge n'Irwaniro, akagari n'Imwendo, umudugudu bawita mu Rugerero, ni ahantu hegeranye naho bitaga kera Ruhashya na Rusatira. Navutse ndi imfura, abana twese tugeraho tuza kuba i Kigali, uburyo aho ngaho nanayibuka cyane ngewe rimwe na rimwe gusura bene wacu bacitse ku icumu. Barahari benshi kuko ni ahantu habaye ubwicanyi bukabije, habaye jenoside ikomeye itwara imiryango myinshi. Ngewe rero nagiye i Kigali, ndererwa i Kigali, twabanje kubaho bita ku Gitega, n'ubundi tuza kuba i Nyamirambo. Ninjye wari imfura mu bana bane, twari bane twese, kobwa ubwe n'abahungu batatu. Amashuri nayize mu seminari y'Indera, ubundi niga Lycée de Kigali. Amashuri abanza wayize aho bita Kurepa, hariya
hafi ya meteo, hafi ya meteo. Ubuzima bwacu, famiye yacu bari abantu b'abakirisitu cyane, ni abantu batigeze bajya mu bintu bya politike. Data yitwa Karasira Karaveri, yari umwagoronome, mama yitwaga Mukaruzamba Goreti. Tukaba rero twarabanye nk'umuryango, nta gutandukana, nta kujya kurererwa ahandi, nta kumva ngo mama yahukanye. Ibyo tukaba twarabibanyemo gucyo neza. Tukaba iwacu mu by'ubwoko n'abatutsi, tukaba uretse ivangura ryajyaga riba nko mu ishuri baduhagurukije, kuko mu ntangiriro za buri mwaka baraduhagurutsaga bati abatutsi ni bande, abahutu ni bande. Abatutsi babaga ari bake cyane, ukuva biteye ipfunwe, ariko nicyo cyonyine nakubwira nabonye. Ntabwo twigeze twicwa n'inzara, twabanaga neza n'abaturanyi bacu, tugasurana n'iki. Ibintu rero byagiye kuba bibi igihe muri 90, muri 90 inkotanyi zateye, twabaga ku Gitega. Abaturage twari duturanye batangiye kutwikekamo ibyetso, nk'uko hari n'indi miryango myinshi y'abatutsi bafunzwe babita ibyetso. Bituma tugerageza kuva aho twari turi tuza kuba Nyamirambo, kuko niho hatari abantu benshi bari bafite iyo ingengabitekerezo y'urwango. Niga mu seminari y'Indera muri 94 yabaye umuryango wacu wuzuye, tunanirwa kuhunga. Twabuze aho duhungira kuko amasura yacu yatwerekanaga yuko bari kutwica. Unyo wakwerekana irangamuntu. Twiyemeje kuguma aho twari dutuye i Nyamirambo kugeza ubwo kuri 22 igihe inkotanyi zafataga hariya za Kicukiro, ikibuga cy'indege, ikigo cya Kanombe. Bari bakajije mu bisasu bateraga by'amarokete babyitaga Katyusha, kimwe kigwa mu rugo cyica murumuna wanjye. Kimaze kwica murumuna wanjye, twiyemeza guhunga gutatana. Ngiye nemeza kuguma mu rugo, ngumya Nyamirambo na papa, mama ajyana na mushiki wanjye na karumuna kanjye ka Bucura. Kugeza ubwo nta telefone zabagaho, ntitwakomunikaga, turaburana neza. Intambara irangiye muri 7 abasirikare ba FPR badusanze aho twari twihishe mu nzu, mu masipure yaratiki. Ariko abantu twageragamo, abantu bakaducungira interahamwe zagenda, tugateka, tukarya, tukanafashwa, kuko nta bantu bari bagifite ibintu. Leta yari imaze iminsi itanahemba abaturage, abakozi bayo. Nyuma rero harinze nk'ibyumweru nk'ukwezi, twabonye mama agarutse atubwira yuko nawe yagize amahirwe yarokotse. Mama azazanye ibintu ari kumwe na murumuna wanjye, n'ubu tubana, ariko wagize ibibazo byo mu mutwe. Batubwira yuko ibintu ari bizima, ko ari ibintu basize ahantu bitiririma, hari ibitaro, ko azasubirayo kubifata. Mama asubiyeyo ntiyagaruka. Haciye ibyumweru nka 3 papa nawe ajyayo, ariko urumva nanjye nari ndi mukuru kundangirira, baravugaga ahantu Medecins Sans Frontières yakoreraga, nanjye ubwanjye njyayo. Ngezeyo nibwo nahuye n'umuntu ushinzwe umutekano wari afandi ariko yambaye civile. Ati bite, mbona arahigimye, ati aba nibo wabuze, ati guma aho ngaho gato ndaje mbakurebe. Mu gihe agiye nibwo nabonye umugira neza, nanamushimira sinkimwibuka, sinzanapfa munongeye kumubona. Ahita ambwira ati igendere, niko bimeze. Buri nimugoroba batwara abantu bakeka ko ari interahamwe, ariko iwanyu baketse yuko mama wawe kubera gukora muri Medecins Sans Frontières abafasha, yavuganye n'igifaransa nabo, kuko benshi b'inkotanyi ntabwo bari bazi igifaransa, ngo avugana n'abazungu babwira yuko hari ubwicanyi buhari. Kuva ubwo iwacu bagenda gutyo, amezi angahe arashira, tumenya yuko babishe abari aho bose. Abo bajya ari bangahe? Ubwo bari 3. Nuvuga ngo inkotanyi zatwiciye abantu 3, papa, mama na mushiki wanjye. Ubwo nawe umwana wishwe na Katyusha babaye 4. Tugerageza rero kubana nawe, ya murumuna wanjye ntashoboye kumurera, nari mfite imyaka 17, afite imyaka 4. Tugeraho tugira umuryango wavuye i Burundi, uraza rimwe no wacu umusirikare w'umukobwa, ubu ni umumama,
witwa Julienne atushakira umuryango ngo tubane kuko hari ikibazo cyo kubohoza amazu yabaga arimo abantu badafite kivugira doko barazaga gufata inzu bakakuvanamo bati inzu yabohowe na fandi turabana ashobora kwiga bisanzwe ntabwo nigeze ndihirwa na farije nashatse no kujya mu bintu bya ibuka niki ariko ugasanga abatutsi babirimo bambaza aho jenoside yabaye ndi bajya gukora iperereza bagasanga nubwo twacitse ku icumu ariko ababyeyi directe bishwe n'inkotanyi bituma nta burenganzira mbona na bumwe bw'abacitse ku icumu ndetse binyigisha ibintu ari byo abantu benshi banambonaho ntibabyumve bo hagati aho nagiye muri universite ntabwo byari birebire ni Ruhande hari Butare ariko icyo nshaka kukubwira universite wize yiki ni ikoranabuhanga naho muri universite nahabaga ntafite ahantu ho kuba mu gihe cy'ibiruhuko hagasigara abantu bacitse ku icumu gusa kugera ubwo byari nka ryari za 98 kugera muri 2003 gutyo aho naho ntabwo nahabanye neza n'abantu kubera yuko abana bose bacitse ku icumu babashyizemo yuko ntari uwabo bahimba inkuru zitabayeho bamwe barahimba ngo ndi umwana wa Karamira Foroduard wari interahamwe ikomeye abandi bavuga ko ndi uwa Bucyana Martin wari uwa Sederi kugira ngo gusa abantu banyange kandi ntibibaze ibyambayeho kugira ngo ibibi bya FPR byakoreye umuryango wanjye bitamenyekana ibyo rero byampaye isomo ari naryo abantu babona nkoresha cyane ibyo kugira ukuri no kutagira ubwoko na bumwe shyigikira uvuge ubwoko bw'abahutu n'abagome bose ubwoko bw'abatutsi n'abagome bose wagiye nahemukiwe ku mpande zombi kuko ubu mbwira aho irwaniro nta hasigaye ingerere ntabwo burya hariho ibintu ushobora gupfukirana amagambo wavuze agasohoka ntuyapfukirana imvugo Ingabire yavuze ntabwo irimwo amacakubiri cyangwa guteranya ariko kubera leta y'u Rwanda ikoresha kiriya kintu cya jenoside nk'igikoresho cyo gukangisha abahutu kugira ngo batavuga n'abatavuga rumwe na leta nicyo bagerageje gukoresha kuri Ingabire ngo arapfobya jenoside yazanye ingengabitekerezo ariko imvugo we yavuze ko bibabaje kuba abatutsi barakorewe jenoside abonye n'urwibutso rw'abatutsi bapfuye bimubabaje yajyanye n'indabyo kuri urwo rwibutso ariko arabaza ati hari abahutu bishwe bazira ubusa ntabwo bigeze bahabwa ubutabera ntabwo bigeze bagira ubakurikirana ngo abaze ese aba bantu bo bazize iki ntabwo ubwiyunge bw'abanyarwanda buzaboneka abo bantu nabo badahawe agaciro ibyo nibyo twese turwanira mu Rwanda umupira ndawukunda ariko ntabwo nkunda kujya kuwureba ikipe mfana ni Rayon Sport ikipe nanga kuko yo biri mu maraso ubwo inajyana na FPR ngiye njyavuga yuko inahuye na shitani na faniyo ishitani ni ikipe ya AP iyo bapfuye iyo batakaje ubuzima n'igihugu niyo nzira kiba kirimo yo gupfa igihugu kikaba cyazima muri byose Redmo shakanye na Samantha ndimo ndareba yambaye iyi myenda yambaye ifite ikibuzo nibikunda mu gihe icyo ari cyo cyose n'abazabakomokaho bazayambara uyambara bya bintu navugaga yo gushaka kugira igihugu cyawe ngo kibe cyiza kitazimira kubera ko hari abashatse kukizimira iyo ni inshingano rero ya buri wese waba wambaye imyenda n'undi utayambaye afite ibindi yarakwiye kuba yambaye
nawe bituma agana muri iyo nzira. Bitabaye bityo ibyatubayeho igihugu cyari kigiye kuzimira, kazimira kiriwe n'imbwa, byakongera bikaba. Mwese uko muri aha ntazagire utuma igihugu cyacu cyakongera kuribwa n'imbwa. uyu mwaka rero mu myaka 30 ishize ni umwaka hamwe n'abandi mu Rwanda n'abandi banyarwanda n'igihugu tugomba gushimira Imana. Abanyamateka basubiza inyuma bagasesengura batwereka ko nibo bwa mbere muri aya mateka mabi y'u Rwanda tumaze imyaka 30 nta muntu uhunga, nta muntu wicwa, nta muntu usengerwa, nta muntu ubundabunda, ku buryo ari umwaka dufite ikintu gikomeye twibukaho kandi dushimira Imana.